Haleluya. Amen. Tubanje kubasuhuza abadukurikiranye hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, ku mugabane wa Aziya, abari Uganda, Kenya, Tanzania, muri Amerika, mu Burayi, Australia, hirya no hino ku isi, aho muri hose mudukurikirana mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mbahaye ikaze kuri channel yacu Cape TV 47. Uyu mugoroba wo kuramya Imana nk'uko mubibona, ntabwo ndi jyenyine, turi kumwe n'umutumirwa wacu. Reka tumwakire abashe gusuhuza no kwibwira abadukurikiranye. Karibu mwene data, tubwire amazina yawe, utwibwire. Karibu. Yes, murakoze cyane. Amazina yanjye nk'uko benshi babizi, amazina yanjye ni Dusabe Alex, ariko benshi cyane banzi ku izina rya Pasiteri. So Pasiteri, impamvu banyita Pasiteri abantu benshi ni uko ku ishuri mpakorera umurimo wo kuyobora abana mu buryo bwo gusenga. Yes, niho iryo zina Pasiteri ryaturutse. Rero ndabasuhuje abankurikiye bose, aho abiga kuri GS Gisozi 1 ndabasuhuje abo ngabo, nsuhuje abo dufatanyije umurimo bose, ndetse n'abanyeshuri biga kuri kiriya kigo bose ndabasuhuje, kandi nizeye ko bizagenda neza mu buryo bwo gukorera Imana, bizagenda neza kabisa. Yes, murakoze. Yego, urakoze mwene data. Reka uyu mugoroba wo kuramya Imana dutangire dusenga. Uwiteka Mana nziza, uri maso abagutegereje. Reka izi ndirimbo turirimbira hano, Mwami Imana, zibe indirimbo zikiza imitima zihembura abera. Bana natwe tugirire neza kuri uyu mugoroba. Reka tubone kugirirwa neza n'imbabazi bitugose. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Ukuri Imana yanjye njyewe ndayemera, nta kizayinkuraho, naho nanyura mu misozi miremire, nziko azayihindura amataba. Nanjye icyo nzakora, nzazamura ibendera, vuga icyo umwami yankoreye. Kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wageneye y'ubuzima bwanjye. Nanjye icyo nzakora, nzazamura ibendera, vuga icyo umwami yankoreye. Nanjye icyo nzakora, nzazamura ibendera, vuga icyo umwami yankoreye. Kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wageneye y'ubuzima bwawe.